Yes, ni mu murenge wa Rongi, akagari ni aka Ruhango, akarere ni aka Muhanga. Abaturage baragira bati rwose inyamaswa ziraturembeje, aho ziturira amatungo, zikaturira imyaka ndetse zigatega n'abantu bamwe na bamwe mu ijoro rwose zikagerageza kubarya. Ibi ni bimwe abaturage bakomeje kugenda bavuga rwose mu myaka yagiye itambuka, bari bivuga ku ishyamba rya Busaga hariya mu karere ka Muhanga. Ni Kigali Top News rero iba ikomeje kugenda ikugezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye, inkuru z'imyidagaduro, inkuru rwose ziba ziri kugenda zicaracara hirya no hino cyangwa se zitrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Turagushimye kandi turagusuje rwose wowe ukomeje kugenda ukurikirana Kigali Top News, waba uherereye hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara rwose zigiye zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, ndetse rwose n'ahandi hose, nko mu bihugu by'umuryango w'ibiyaga bigari se cyangwa mu bihugu bya East Africa nka Burundi, Congo, Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ibindi bihugu rwose bitandukanye bya Afurika n'ahandi hose ku isi. Turagusuje. Kigali Top News rero igiye kukugezaho inkuru rwose abaturage bari mu karere ka Muhanga rwose bashyize hanze cyangwa se bari kwivugira. Ni ibintu rwose bivugiye n'amagambo yabo, ni ibintu bimaze amasaha makeya bigiye hanze, aho aba baturage rwose bo mu karere ka Muhanga, ni mu kagari ka Muyebe, ni mu mudugudu rwose wa Muyebe, nako ni mu kagari ka Ruhango, umurenge ni uwa Rongi. Aba baturage rero baragira bati rwose kera mu myaka yatambutse inyamaswa rwose zajyaga zitwonera zikaturira amatungo, ati ariko ubu turashima rwose, turashima ubuyobozi bwacu, ati kuko iri shyamba babashije kuba bafata izi nyamaswa barazikumira, ndetse iri shyamba baritera uruzitiro, bashyiraho abasekirite cyangwa abazamu barinda iri shyamba rwose, abashinzwe kuririnda, bagakumira inyamaswa kuba rwose zajya mu baturage zikabiramo cyangwa se zikirara mu byabo. Ubu ngubu rero bati rwose iri shyamba, ati n'abaturage ntabwo bakirijyamo bajya kuryangiza batemamo nk'ibiti byo kubakisha amazu. Iri shyamba rero turutsa ko ari ishyamba rya kimeza, akaba ari naryo shyamba ryonyine riri hariya mu karere ka Muhanga, kuko andi mashyamba yose abarizwa mu karere ka Muhanga ni amashyamba rwose yagiye aterwa n'abaturage ku giti cyabo. Iri rero ni ishyamba kimeza. Icyo twababwira rero, iri shyamba ngo rikaba ryashyizwe mu bintu nyaburanga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bikaba byakozwe n'ikigo cy'igihugu rwose gishinzwe ibijyanye n'ubwiza rwose bw'igihugu cyangwa n'ibimera muri rusange, ni RDB, Rwanda Development Board rwose. Umuyobozi Ngoga Tresiforo ushinzwe ibi ngibi, ushinzwe ibijyanye n'amashyamba rwose, akaba yafashe iri shyamba rya Busoga, avuga ko rigiye mu bintu nyaburanga hano mu gihugu, risangamo andi mashyamba agiye atandukanye nka Nyungwe, Gishwati, Akagera ndetse n'andi mashyamba agiye atandukanye. Abaturage rero bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye rwose ariya mu mudugudu wa Muyebe mu kagari ka Ruhango, umurenge ni uwa Rongi rwose. Abayobozi nabo bagiye batangaza ibintu bigiye bitandukanye, nk'umuyobozi rwose w'umurenge Jonas rwose yagiye nawe avuga ibintu bigiye bitandukanye, ndetse n'umuyobozi rwose w'umudugudu nawe yagiye avuga ibintu bitandukanye. Umuyobozi w'umudugudu rero wa Muyebe Iyamuremye Jonas yavuze ko ubu ngubu rwose abaturage bafatanyije n'inzego z'ibanze nabo rwose bari kurinda umutekano w'iri shyamba, aho batagitemamo ibiti, atahubwo abajyamo wenda nabajya gucamo imiti gakondo cyangwa se imiti bifashisha mu buvuzi gakondo bavura abantu bagiye batandukanye. Basaba bonyine, kuko n'umuyobozi w'akarere Kayitare Jacqueline nawe yagize icyo avuga kuri iri shyamba ndetse n'abaturage barituriye, avuga ko abaturage rwose baho ari abaturage b'inyangamugayo, ati kugeza ubu magingo aya rwose nta muturage ukitaka ko hari inyamaswa zamuriye cyangwa se zamuririye ibye cyangwa se zaje kona mu mirima ye. Aravuga ati rwose nta muturage ukijya kuryangiza iri shyamba, ati rwose abaturage nabo babaye ijisho ry'ubuyobozi rwose, ati n'uwajyamo bamukumira. Ibi ngibi rwose birashimangirwa na Ngoga Tresiforo ushinzwe ibijyanye n'amashyamba muri RDB. Iri shyamba rero rya Busoga ni ishyamba ribarizwamo
inyamaswa zigiye zitandukanye. Ni ishyamba ushobora gusangamo inkima, impondo, impimbi, ingunzu, inuma, ibihunyira, inzoka zirimo impama, incarwatsi ndetse n'imbarabara. Iri shyamba rwose rigaragaramo ibintu bigiye bitandukanye, ibintu bishobora gukurura ba mukerarugendo. Ngoga Tresphore rero yatangaje n'ibindi bintu rwose bikomeye, aho yavuze ati abaturage buriya bahariya muri Muhanga, mu karere ka Muhanga rwose mu murenge wa Rongi mu kagari ka Ruhango, ntabwo baratangira kuba bakwibonera ibyiza by'iri shyamba. Ati kuko iri shyamba ntabwo rirajya mu maboko ya ba rwiyemezamirimo, ati ngo babashe kuba bareshya abakerarugendo rwose ku buryo buhagije, ndetse batange n'akazi ku baturage bagiye batandukanye, bongere n'abantu bashinzwe kurinda iri shyamba. Ati kuko abantu batandukanye bazagenda bahabonera akazi, batwaza rwose nka ba mukerarugendo ndetse n'abandi bazakora muri serivisi n'amahoteli. Ni ibintu bigiye bitandukanye byagiye bivugwa kuri iri shyamba. Abaturage bati rwose twasobanuye ko ibyiza by'ishyamba atari ugukurura imvura gusa, ati ahubwo ni byinshi. Ati kuko tumaze kubona icyo iri shyamba rya Busaga ridufitiye nk'abaturage bo muri Muhanga. Ati natwe rwose turimo turagerageza kuribungabunga. Iri shyamba rero ushaka gusangamo n'ibiti bigiye bitandukanye, nk'igiti bita umwavu, umuyove, umusebeya n'umurangara. Iri shyamba rero rigaragaramo amoko rwose y'ibiti abagiye atandukanye, ni amoko adakunze kugaragara mu yandi mashyamba. Iri shyamba rero niryo shyamba ryonyine buriya ngo hariya mu karere ka Muhanga rwose ushaka gusangamo ishyamba rya kimeza. Ishyamba rwose wakoresha ukurura ba mukerarugendo se, cyangwa ishyamba watemberamo. Ati kuko andi mashyamba agaragara hariya mu karere ka Muhanga yose ni amashyamba rwose yagiye aterwa n'abantu bishakira ibiti byo kubakisha mu bintu bigiye bitandukanye, nk'amazu, ibiraro ndetse n'ibindi bintu rwose bigiye bitandukanye. Iri shyamba rero rya Busaga ni ishyamba rifite hegitari zisaga 154 rwose. Ni ishyamba ritari rito, ni ishyamba rishobora kubyarira abaturage bahariya muri Muhanga inyungu ikomeye cyane. Dushimira wowe wese rwose uba ukomeje kugenda ukurikirana Kigali Top News, wowe watweretse rwose ko wishimiye amakuru tugenda tukugezaho ugakanda subscribe. Nawe niba wishimiye amakuru tugenda tukugezaho kanda subscribe, niryo jambo ritukura, ukore kuri notification rwose nakazugira notification ikugereho ako kanya, amakuru rwose abaye akugereho ako kanya. Amahirwe n'imigisha cyangwa se amahirwe masa rwose muri mwe mwese mwibere mu mirimo igiye itandukanye, aho muri hagiye hatandukanye, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose ziba zigiye zitandukanye, haba rwose mu bihugu bya East Africa, Bugande, Tanzania, Burundi ndetse no Afrika muri rusange, n'ahandi hose ku isi rwose. Tubifurije amahirwe masa mu mirimo muba mugiye murimo, tubasezeranya ko natwe tutazatetuhuka kuba twabagezaho ibintu biba bigiye bitandukanye biri kuvuga hirya no hino.